nkunda ibiganiro bya na Marshal pe atari ko Marshal hari ikintu atumva kandi mbona asa naho atajya agerageza kuba yakwiyumvisha yego kugaruka kwa Nkunda nibyo benshi bifuza kuko yari n'umuhanga ariko nanone hari ikintu yirengagiza akirengagiza ko nabo bashobora kuba bazi ko Nkunda ari inkingi ya mwamba ariko gupfa kugaruka nonaha bitakunda kubera impamvu ABCD nizo yanditse ati rero iki kintu Marshal ntegereje umunsi yazacyumva byibuza kumva ko Nkunda ari ingenzi ariko bitapfa koroha nabonye ari n'umugabo uriya mugabo okay najyaga mbona comment izi ariko nkagira ngo n'umuntu amwitiriye kumbi ni umukunzi wacu wamubonye uriya igiti kiba kimeze gutya amashami y'igitubona angana n'udushami ntitungana n'utubabi ntitungana n'uturabyo ntabwo tungana ibindi biba bisigaye ni ibindi umuntu yatekereza we kandi ukumva nafite ukuri ni analyse z'umuntu ku giti cy'ukabyyo numvise numvise avuga urumva nuko ushobora gutekereza ku cyo bita prominence izina ry'umuntu iyo fame y'ukuntu rihagaze ikindi cy'unkunda nyine General Laurent Nkunda yego urumva wabitekerezaho buriya cyo cyeraza ibintu bya administration agatekereza ko insertion cyangwa se gufata Nkunda ukamwinjiza muri systeme runaka bishobora guteza ikintu kimeze nka desordre kubera kakomeye byo kwibaza ngo ubundi ni buri makenga urahamagara Nkunda abiki umuyobore ariko bakibaza fame prominence amagrade bafite n'ikindi twigeze kubivuga rega mu gihe w'ikintu twavuze yego twaravuze ngo umuntu ari Lieutenant General sibyo akiputinga muri M23 itagira Lieutenant General ubwo byagenda gute uwo muntu we ntago yagira ipfunwe ryo kuza yo kwibaza ngo ese ndayoborwa ndagira gute kuko urumva ntago M23 ifite igihugu iyo ifite igihugu ikagira wena nk'umuntu nk'umuyobozi mukuru w'igihugu kiba yari igihugu n'abakapiteni Traoré bayobora abagenerali bo muri Burkina Faso ako mukiri mu ishyamba ako kantu ntabwo kabura umuryango kandi naho bamusasira ikirago yakiryama kumva yishimye kurusha n'amahoteli agize gutararamo urumva ngiye sindabona drill ntabwo ndabona karasisi ntabwo ndabona uburyo bw'imitekerereze igororotse urumva irekarama mu buryo mwe cyangwa ubundi diri faso officiel uretse abana njye no babivuga ku giti cyabo ku mbuga nkoranyambaga n'iki ngo nyine hari n'byinshi utabonesha amaso byakorwa ntabizi ariko ngo mbone M23 ifite akayihayeho ko kwicanga yigira gutya irekarama Nkunda ntako nigeze mbona amasho kandi ibi bintu na Nkunda afatwa 2009 nari meze uku turebana gutya nari mukuru narabikurikiranaga byo y'urugamba yego singiye kukubeshya mu gihe cyose yabayeho icyo gihe niyo mpamvu iri kuri level yanacumbikira un ancien président niyo mpamvu iri kuri level yanasecuringaho umutekano un ancien sénateur nka Moise Nyarugabo urumva kubera ikirero Nkunda we nkuko diru zibaho zikadiringana na General Kabila urumva aho ngaho niho rero bamwe bavuga bati kuvuga ngo M23 kugarura Kabila ngitagaruye Nkunda ntabwo ari kimwe guteranya ikindi ntabwo ari kimwe guteranya ngo bibe kabiri ni possibilité donc ni contexte zishoboka kubera ko Nkunda agize ubugwaho bwa Nkunda bwose yabugizwe na Kabila umuntu utazandastanding iki kintu afite ikindi kintu atekereza azaze kuri zikamera gisobanura kuko ku ngoma ya Kabila niho Nkunda yacanganyukiwe niho Nkunda yahunze niho Nkunda yafashwe niho Nkunda yagize gute niho ibya nkurikira Sandri Kabila ntabwo ari muri za Namibia ntabwo yavuga muri za Afrika y'Epfo ntabwo wambwira ngo igishoboka kuri Kabila ntigishoboka kuri Nkunda icya kabiri Kabila katirwa gupfa nawe akatirwa gupfa ari igoma urumva sibo bamuzanye bakubwira ko yazamwe nande yatse Kabila zamwe nande ko muzanshira amagume muri biganiro oya ngo yatse nuze aho ibyo bereke ntabwo ugene kuganira niba abantu bafite ibitekerezo nazo cyo bashaka kugira gute ntabwo ni muri ibyo bitekerezo jewe uwamuzanye wese huwevo wamuzanye ntacyo twe kuri wamuzanye Kabila haruhakana kari igoma Colonel Nanga arabyemeje aravuga ati tuzana mubereka sibyo umva Colonel Nanga uzanereka abanyegoma Nkunda kata wakoresheje kuri Kabila uzazikoreshe no kuri Nkunda kuki byakwanga noneho niba Nkunda ari umunyacyaha kuri Kongo na Kabila n'umunyacyaha ku kindi kuri Kongo urumva yara nakatiwe urwo gupfa noneho niba abantu bose bakatiye niba na Nkunda yarakatiwe par exemple tuvuge ngo ntacyo bose tuvuge ko bakatiye kuko nusesengura neza ushobora gusanga Kongo nta nicyo nakatiye Nkunda mu gihe Kabila wakatiye
icyo gihe biravuze ngo kuzana nkunda byakoroha kurusha kuzana kabiru kati turimo kujyana. So ni iki kintu cyatuma Gasaro TV basuje umurere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 twiyubaka. David Marshali waramutse? Waramutse neza Sandrine. Wese waramutse ute? Umva ndaho ndashima. Urashima Imana? Yego. Nanjye ndashima Imana. Cyo ntabanzi niba nuko nayo nyishimira kuko tuba tugomba kujyanirana. Yego. Aho se Imana wakuraho amakuru yayo. Oya nyine uko ari byiza niwe yemera. Niko si byiza nkora n'ibingahe. Nibyo nanjye nkubwiye nyine niba hari ibyo ukora byiza nawe irakwishimira. Imana? Cha washimisha Imana suko Sandrine. Wagerageza. Ifite abamarayika bangana kuri abayiramye. Wowe yajibona urimo gutera waraza. Hari umuntu wamwenga ijambo waraza gurisobanura ngo iki. Yego. Ariko rero Imana yanabyakira da ikavuga uti ni sawa kuko ushobora kuba ifitiye ukuntu ikora assessment ku bantu. Yego. Assessment ku bamarayika. Abamarayika bona n'ikibazo banafite. Barabajama ngo bibera ahantu ngo hataba ibyaha. Sinzi ukuntu abamarayika babaho nabo mu buzima bwabo mbona bugoye pe. Yego. So kubuzima bw'ibyaha ari bwiza. Si heza se. Ariko guhora ahantu hamwe muri quartier y'umutima kudahinduka nabyo ni ikibazo. Nabyo ni ikibazo kirita abantu nkatwe twamenyereye kugenda. Bavuze ngo mu ijuru abakaritsiye imwe. Sha hari abantu babanza kubijyaho impaka pe. Karitsiye imwe itimuka umeze nk'imfungo. Yego. Sandrine ntukikirize ibintu byose. Ndavuga mu ijuru umeze nk'imfungo nawe ukikiriza. Ni ibitekerezo byawe nyine ariko nanone nawe ntabwo urimo kunchallenge. Oya abamarayika aho bari. Kuba bariyo nuko babikoreye bakoze ibyo bakoze iki ko babonye ijuru rya bwerere ko nta kintu amarayika bakoze. Oya nta rya bwerere. Bakoze iki samarayika? Oya. Aho se bakoze iki amarayika? Abamarayika uzi kugira ngo babicaye kuri uriya mwanya? Nibo barabikoreye? Yego. Reka. Ababikoreye na abantu bazashobora kujya mu ijuru bakihanganira ibigeragezo byo mu isi bya Rusuferi urumva? Yego. Kubera nyine uravutse uraremwe ubaye mu buzima bugoye urastragorinze urahasorinze. Imana ikabona ati you deserve it. Sibyo? Abamarayika bisanze ari abamarayika. Nta strago banyuzemo, nta si banyuzemo. Abamarayika bakoreye ijuru gute? Wapi? Nyine bararigenewe tu. Ibyo nukwemera kwawe. Amina. Nukwemera kwa David Marshali niyo mpamvu igihe ajya sesengura nkabona abantu muri kunyandikira mumbaza hati ibyo David yavuze ibi nibi. David ibyo avuga rega numusesenguzi nka David Marshali. Nanjye wa moderator wenda hari uko mba mbyumva. Rero ntago abantu bahuza ibitekerezo mujye mubyumva mu understanding ko nyine ariyo mpamvu bayica ngaha as analyst. N'icyanyuma bakubwiye wumva kiri contravention iki? Wena nk'akantu kanyuma cyangwa tubiri kugira ngo nongere no akisiga urusenda. Okay ntacyo kuko taturaha. Umwe yarambwiye ati Marshali uretse mbisome ati nkunda ibiganiro bya na Marshali pe atari ko Marshali hari ikintu atumva kandi mbona asa naho atajya agerageza kuba yakwiyumvisha. Yego kugaruka kwa nkunda nibyo benshi bifuza kuko yari n'umuhanga ariko nanone hari ikintu yirengagiza. Akirengagiza ko nabo bashobora kuba bazi ko nkunda ari inkingi ya mwamba ariko gupfa kugaruka nonaha bitakunda kubera impamvu ABCD nizo yanditse. Ati rero iki kintu Marshali ntegereje umunsi yazacyumva byibuza kumva ko nkunda ari ingenzi ariko bitapfa koroha. Nabonye ari n'umugabo uriya mugabo okay najyaga mbona comment izi ariko nkagira ngo n'umuntu amwitiriye kumbi ni umukunzi wacu wamubonye uriya mugabo se yitwa nde? Cyokere. Niko yitwa? Cyokere dukurikirana kuva kera. Urabeshya nje nabyo narinzi. Agira amakomenti ku TikTok umuntu ajya bibona akurikirana. Oya no kuri channel zacu ibiganiro byanjye nawe ajya atera comment. Nanjye ntabwo nzi iyo izina ryiwe. Ni ririya nyine 68 nyine izina rye nyaryo. Ahubwo narinzi ko ari wamwitiriye. Ubwo rero umuntu yamaye ibi bintu. Mita mbona ko adukurikirana kandi yavuze ko akunda ubusesenguzi bwa 90 na. Oya ashobora no kuba atabukunda cyangwa kandi yabyivugiye. Akabukunda ibyo ntabwo ndahanga ngo umuntu akunda ibintu cyangwa agiye gute. Ikingenzi nuko ibyo tuvuga
umuntu agira icyo akuramo sibyo ngende gukotinga ariko amagambo ye nta kibazo mucuti wanjye cyo cye Yego. hari n'ibyo bita brainstorming ntago nenzi ko ari cyo kera brainstorming ni uburyo bwo kuganira yego brainstorming ni system yo kuganira uransa ikintu abantu bakagitangaho ibitekerezo yego waba utacyumva nkanjye waba ucyumva nkanjye ariko buri ikintu twese tuba duhuriraho nuko nyine nkunda est essentiel est très important urumva mu cyumvikana hiyo icyo ngicyo kimaze kumvikana rero ibindi bisigaye nkuko igiti kiba kimeze gutya amashami y'igiti ubona angana n'udushami ntitungana n'utubabi ntitungana n'uturabyo ntabwo tungana ibindi biba bisigaye ni ibindi umuntu yatekereza uwe kandi ukumva nawe afite ukuri ni analyse z'umuntu ku giti cyo kabyokere numvise avuga urumva nuko ushobora gutekereza ku cyo bita prominence izina ry'umuntu iyo feme y'ukuntu rihagaze ikindi cy'unkunda nyine general Laurent yego urumva wabitekerezaho buriya cyo kiraza ibintu bya administration agatekereza ko insertion cyangwa se gufata nkundu kamwinjiza muri system runaka bishobora guteza ikintu kimeze nka desordre kubera ko akomeye byo kwibaza ngo ubundi niba uri makenga urahamagara nkunda abiki umuyobore ugire gute ibintu nk'ibyo noneho bikunganirana ye nkunda umuntu usobanura ry'ubuhanga ku ushobora kumva ibintu bikunganirana ko utamugereranya n'uyu Kabila kuko Kabila ntigeze yidekarara nk'umuhemu venturo yego nta cyugazi yatera abaje asanga kuko ntabwo n'ubundi yemera ko ari umuhemu venturo muri make ibyo yavugaga niko kuri ntabwo ariko kuri ahubwo nawe ni ryashami nakubwiraga we niko yoriyanta uko yumva ibintu kandi ari mukuri abandi nabo bavuga ukuri nanjye ntabwo navuze ikinyoma ariko at least uwo nguwo abakubwiye ikintu kiri meaningful ushobora gukuramo kuko nubundi twagiye tuvuga yuko iriya quelques officiers supérieurs ou bien quelques officiers généraux bo muri FRDC sibyo yego baba batekereza kuba baza muri AFC ariko bakibaza fame prominence amagrade bafite n'ikindi twigeze kubivuga rega mu gihe w'ikintu twavuze yego twaravuze ngo umuntu ari lieutenant general sibyo akiputinga muri M23 itagira lieutenant general ubwo byagenda gute uwo muntu we ntago yagira ipfunwe ryo kuza yo kwibaza ngo ese ndayoborwa ndagira gute kuko urumva ntago M23 ifite igihugu iyo ifite igihugu ikagira wenda nk'umuntu nk'umuyobozi mukuru w'igihugu kiba yari igihugu n'abakapiteni Traoré bayobora abagenerali bo muri Burkina Faso ako mukiri mu ishyamba ako kantu ntabwo kabura ndagenda umugabo w'ingabo ajya nterera saruti n'urugero gusa nanone twibutsa abadukurikira ko mu bintu muri tare structure hazamo kuba ukomeye koko ku mwanya ufite kwipeta ufite nako ariko hakanazamo iyo appointment icyizere cyangwa se ubushobozi wahawe burubahwa niyo mpamvu baza kubwira ngo ushobora kuba umuntu ukomeye mu ngabo ariko kubahameye ukamutera saruti cyane kuko yahawe izo nshingano zo kuba meya example ndashatse gutanga ukaba uri umusirikare w'umugenerali muri M23 ugatera saruti uriya Bahati Musanga kuko ni governor yego urumva nubwo waba ukorera mu ntara y'uri wese nta muntu muri munsi kuva ari governor mu bakorera mu ifasi ya Nord Kivu bose yego ibyo absolutely ugomba kubyumva gutyo so urumva ndimo kusa nugoragoza umbwira uti rero ubwo buryo bwo gukomera kw'abantu bibaza tuje twabiki twagira gute nacyo cyari kikakongera amati umwanya umuntu yigeze kugira urumva yego uramutse wari uri hejuru uyingayinga uwo ufite kumuyobora biragoye kugira ngo ubyumve neza nuko nko mu buyobozi bw'ingabo mu mategeko y'ibisirikare byinshi ugiye gusoma bakubwira ko nk'umuntu ugeze kuba umugabo w'ingabo adasubira gukora mu yindi myanya yo mu ngabo yo hasi ajya muri iyo myanya nyine muri iyo timu yabigize kugira uwo mwanya kandi ibihugu byose biba bafite ariko ngo biba bigoye gusa ari bidashoboka kuvuga vuti wabaye umugabo w'ingabo ariko ubutaha uzaba division commander kuko ntiyongera kuyoborwa n'abandi bantu kandi yarayoboye ingabo zose icyo kirumvikanye neza kuri nkunda rero nabyumva iyo experience y'uyu mugabo cyane ko afite na background y'ibintu bya gisirikare ababyumva sibyo yego hanyuma kandi yongeye muvuga ngo hari igihe kiwe kizagira gute ibyo byose nabyo birashoboka iyo brainstorming abantu bajya bitangaho ibitekerezo ari benshi ariko icyo aho byangora kumvikana na bamwe sibyo yego naho nasobanuye abantu nibumva ikiganiro bajya kugena utuntu twose giye narasobanuye ngira kujya bita quote gukotinga umuntu yego urumva
ntabwo jewe nigeze ngeraho kuvuga ngo wenda ngagende ngo yicare muri M23. Natanze urugero ndavuga ngo ntabwo wakwiyamamaza muri Tanzania ngo urangize campaign uri umusisiemu utarakotinga Julius Nyerere. Urumva? Yego. Navuze ibyo muri Afrika y'Epfo mvuga nahe hose. Ariko pe ntagiye kukubeshya. Imbwirwaruhame zose zibera hari umuntu 80% umuntu arazikurikirana. Ntushobora no kumva umuntu avuga ngo nkuko muzehe nkunda byagenze gutya na gutya na gutya. Ejo bundi nyine umwana yashatse kwifuriza M23 ibihe byiza n'isabukuru. Bisimwe bamucakiriye mu kirere. Atariki izo tariki mu bamuvuga ko zidahuye n'izacu. Kizaca 3 z'ukwa 5 2012. Siwe perezida wa M23. Yego. Kuki ushobora kubura ibisimwe ugashaka guca ibiraro byose bifite aho biguhuriza na CNDP nako kandi yarora nkunda. Abantu baba bireba ntabwo so rero icyo abantu bagomba kumenya ntugomba gutekereza iburyo gusa ntutekereze n'ibumoso. Nicyo cyugazi sibyo ubwacyo ni ikibazo. Sandrine ubyaye umwana nuko mbigiye kubishyira muri cadre sociale akaba dogiteri akaba igitangaza sibyo ukabona rwose ku murenge dutuyeho mu kagari dutuyemo mu isibo dutuyemo uwo mwana afite ubuzima bwadusize sibyo yaza kugusura ukaburaho muraza waramwogeje ntabwo byashoboka aho wamuraza hose yaharara kubera ko ari umwana w'umuryango kandi naho wamusasira ikirago yakiryama akumva yishimye kurusha n'amahoteli agize gutararamo. Urumva? Ngiye sindabona drill, ntabwo ndabona karasisi, ntabwo ndabona uburyo bw'imitekerereze igororotse. Urumva? Irekarama mu buryo mwe cyangwa ubundi diri faso officiel uretse abana njye no babivuga ku giti cyabo ku mbuga nkoranyambaga n'iki ngo nyine hari n'ibyishi utabonesha amaso byakorwa ntabizi. Ariko ngo mbone M23 ifite akayihayeho ko kwicanga yigira gutya irekarama nkunda. Ntako nigeze mbona amasho kandi ibi bintu na nkunda afatwa 2009 nari meze uku turebana gutya nari mukuru narabikurikiranaga kuzamuka ahubwo akantu nshaka kubwira kandi kabayeho hazagira umuntu kampakanya nkunda tekerezwa iki cyami yo kigeze mu magume kigeze kure M23 2013 iraswa ndabyibuka neza igeze itangiye kugera iyo za ntuzi zacanzwe barimo barasana sibyo abantu batangiye gutekereza kumba cyane M23 itangiye ikimara gucikamo ibice kiragiye barasanaga abantu nubwo batangiye gutekereza atari ku umusaza wanza hari cyo yamarira icyama kandi agahuza abantu batangiye no kumurekarama kubera iki barekarama nkunda bageze mu magume n'ubu bayarimo kuko urugamba ntabwo rurarangira ndabyibuka nk'ibyabaye ejo biracitse birakomeye aba bagize gutya kandi koko bakubwira bati wenda yabahuza akagarura imitima itaraye ukabyumva kuko ari ukuri ariko nubwo ntari bunyereza ururimi ngo mvuge ngo ubu bari mu byiza ariko Sandrine M23 mu bihe byiza mu byo y'urugamba yego singiye kukubeshya mu gihe cyose yabayeho icyo gihe niyo mpamvu iri kuri level yanacumbikira un ancien président niyo mpamvu iri kuri level yanasecuringa umutekano un ancien sénateur nka Moise Nyarugabo urumva kubera ikirero nkunda we nkuko diru zibaho zikadiringa na General Kabila urumva aho ngaho niho rero bamwe bavuga bati kuvuga ngo M23 kugarura Kabila ngitagaruye nkunda ntabwo ari kimwe guteranya ikindi ntabwo ari kimwe guteranya ngo bibe kabiri ni possibilité donc ni context zishoboka kubera ko nkunda agize ubugwaha bwa nkunda bwose yabugizwe na Kabila umuntu utazandastanding iki kintu afite ikindi kintu atekereza azaza kuri kamera gisobanura kuko ku ngoma ya Kabila niho nkunda yacanganyukiwe niho nkunda yahunze niho nkunda yafashwe niho nkunda yagize gute niho ibya nkunda donc nkunda yabaye yazamutse ku ngoma ya Kabila urumva ariko anamanuka ku ngoma ya Kabila sibyo reka tubitware muri ubu buryo niba mushobora nk'iyeshyamba kudiringa nkunda yarari hehe nkunda ntabwo ari muri Namibia Kabila nkurikira Sandrine Kabila ntabwo ari muri Namibia ntabwo yavuga muri za Afrika y'Epfo ntabwo wambwira ngo igishoboka kuri Kabila ntigishobora kuri nkunda icya kabiri Kabila akatirwa gupfa nawe akatirwa gupfa ari igoma urumva sibo bamuzanye bakubwira ko yazanywe nande yatse Kabila yazanywe nande ko muzanshyira amagume muri biganiro oya ngo yatse ntuze aho ibyo bireke ntabwo ugene kuganira niba abantu bafite ibitekerezo nazo byo babashaka kugira gute ntabwo ni muri ibyo bitekerezo giyewe
uwamuzanye wese whoever wamuzanye ntacyo twe kuri uwamuzanye. Kabila haruhakana karigoma, Colonel Nangaa arabyemeje aravuga ati tuzanamubereka, sibyo? Umva Colonel Nangaa uzanereka abanyegoma nkunda, kata wakoresheje kuri Kabila uzazikoreshe no kuri nkunda, kuki byakwanga? Noneho niba nkunda ari umunyacyaha kuri Kongo na Kabila n'umunyacyaha ku kindi kuri Kongo, urumva yara nakatiwe urwo gupfa. Noneho niba abantu bose bakatiye, niba na nkunda yarakatiwe par exemple, tuvuge ngo ntacyo bose tuvuge ko bakatiye, kuko nusesengura neza ushobora gusanga Kongo nta nicyo nakatiye nkunda mu gihe Kabila wakatiye. Icyo gihe biravuze gukuzana nkunda byakoroha kurusha kuzana Kabila ukatiye, turimo kujyana. So niki kintu cyatuma wari genda fata FCM 23 ni control hariya, wadiringa Kabila ntudiringe nkunda. It doesn't make sense. Uko wabigera kose abantu no babigira gutya bakagera gutya bakazana mutune nyuma bakazana iki narakubwiye ngo je David ndabyuka nkaba navuga kuri CNDD, nkaba navuga kuri IDPS, nkaba navuga ku bitagenda wenda mu gihugu cyanjye bimwe bikanakosorwa kuko niko nshingano zacu nk'abanyamakuru, nkaba navuga kuri Uganda narayemo, nkaba navuga kuri SPLM. None jewe mana yo mwisho kuvuga ko FCM 23 iki cyama kweli, iki cyama umuntu atinya kuvuga kubera iki? Gasaro TV.